akagahinda nikica kagira mubi ubu sinishyira uturaso ku mubiri Cyabira nari ngukumbuye mwana ushobora byose yego warabyibushye umeze neza mana we nakifuje kubyibura mama yabona ko umeze neza uri amahoro wakize ntacyo wabaye kakaguru se karakize biba buri muhanoneka komera naringize umeze neza se ndaho nyine ndahumva ndashima Imana mvuye kwa muganga Imana ngaruye mu bazima natwe turashima Imana pe ko wagarutse mva mu kuri mwarakoze mwambaye hafi none se ubundi kutajya kurwara umutima byagenze bite ndabizi se sinzi njye narabuze nese ni ibibazo wenda maze iminsi na mama ariko rero ati reka mubwire n'ubundi twarakubabariye sibyo mwana nta kibazo mfitanye na kandi rwose ubu noneho turakwakiriye mu muryango wisanzure wumve yuko nta kibazo na kimwe tugira Mana we nukuri urakoze cyane ati reka mubwize ukuri burangiye urabizi uko bakunda ati sibyo kandi kuba uri mushiki wanjye twarabanye tugakurana twumvikana igihe kikageragera nawe tukagirana ibibazo ntabwo ari byo nifuza sibyo rwose umbabarire umbere umwana mwiza ujye witonda ukunda abantu mbese umutima wawe uhinduke Cyabira nukuri narahindutse pe biragaragara pe warahindutse Latifa yarahindutse cyane nukuri yarahindutse umwana Latifa yarahindutse nukuri sinzi niba nabo muri kubibona yego ko muri kubona ko Latifa yahindutse nukuri pe Latifa se yahindutse ntabwo muri kubibona mwese nukuri Latifa rwose yarahindutse naba Latifa umwana mwiza nsigaye nisengera nukuri Imana yankoreye byinshi no kuba munyakiriye n'ibitangaza by'Imana nabashimiye rwose Imana bamwerekeje ngo bagutwaye uri muri koma sinzi ukuntu byagenze nakangutse nibona kwa muganga ubwo wabonye na wa mumarayika ukuramo roho buriya wowe ako noloshe yabonye marayika ukuramo roho ubu ngubu azi ukuntu urupfu rumera niyo mpamvu Latifa yahindutse Latifa yarahindutse sinzi niba muri kubibona ariko yarahindutse none se niba baranjyanye ntumva iyo ndi njye navuga ko nari napfuye ari nk'amahirwe ya kabiri Imana impaye rwose ngomba nanjye byibura gufatirana nkibera umwana mwiza nkisengera ngafasha abantu gufasha mbashije nk'uko usanzwe ubikora kandi nyamara ibyo wigira umugati ufite yose ugomba kugushiramo urabona twageze mu matsi none se ubu ngubu urabona umuntu ari bubihugute kubaho se bye birandeba ndi umugabo wawe ukuri ko Imana agenda nshonje narakurongoye se kuyumvira ikibazo cyawe cy'inzara ukandirira ukantetera nta n'ishono abaye ugira umutima mubi burya abaye no kukubona gusa uri umuntu mwiza uvuga neza abantu bajya mu maso ugatangira kugira umutima mubi matiboni rero ndagira ngo ubyize ukuri hagarara ureba neza ndagira ngo ubyize ukuri ko burya atari buno ubu buzima nabubayemo mbukuriramo rero wumva nta n'imbaraga mfite ibi ni ibintu umenyereye akoze ko tumaze amasaha nk'ane tugenda tutaramara iminsi n'imyaka uzagenda bukwirireho bugukereho ndabizi nanjye narababarira ntabwo ndi umwana wo kwa dade na mama none uri kurizwa n'iki rega reka ngo uko ari nk'igihe ubuzima buba bwarabaye maze kuba bubaye bwiza umuntu akagutungura barabwira ngo ntuzibagirwe gukinga numara gukira ntuzibagirwe gukinga none wowe waragiye uradamarara wumva ko rwose ugeze mu rugo ubonye papa ubonye mama bara n'abana b'abandi nawe uri umwana wundi barakubyarutswe baranjyarutswe none se basi tubigenze turarya iki baki turarya iki ko n'igitagaza yewe koko urifata ukabaza ngo turarya iki ndi nyoko se
ndi so turi inshuti nose ntabwo tubakora akazi kamwe none se mukamubaze nanjye icyo mufite byibuze nose nta n'ikintu wazanye hano twagurisha aho twagendaniye data wabonye hari aho nakoze nawe wabonye se hari icyo nariye nka kwima kuko ndabona ushonje birashoboka ko ushaka kuba ushonje kandi abakobwa dushonza vuba mbere kurusha abahungu bikarangira bite nyine bikarangira nshaka kugwa hasi iyo utabonye icyo urya ushobora kubyihanganira mwarambwira ikintu dukora ngiye gupfa n'inzara pe mbese Matibo wenda iyo umuntu ashonje ntatekereza neza bitagwada iby'inzara byo wibivuga aka kanya uraza se ku buryo warangarira n'abagenzi none se ushaka kubasaba se ubu ntabwo uriya twamusaba ibiryo ariko wenda da bavuga ngo nta mugabo wiburira ariko wenda nawe nubwo utambaniye uraseka iki se nayo ifite ibiceri 200 twaguramo iki ariko ukamubwiza ukuri uzi hano twabaga tuve kwa Karembe dusubiye inyuma tumaze gukora urugendo rwa nyine rurerure cyane nta kuntu twagura n'ibijumba 2 bikaranze ni ukuri kw'Imana birakwiye umufasha gusenga yego kire nawe biramwereka akantu mfasha ati fasigarane na musaza we baganira ntabwo bwana umuntu yakijijwe ntabwo bwana umuntu yakijijwe aha cyane tabira ntanahindutse n'ibibazo maze n'iminsi ntabwo ufite ikindi kibazo gikomeye wenda naba ndwaye wenda nko mu mutwe cyangwa ntazi ko ndi ku isi ariko ndize pe ndize bishoboka gati muze hatarapfa impamvu y'ibintu byose ni uko yansigiye inshingano zo kubitaho no gutuma mwishima nubwo mutigeze munkunda ariko rwose uretse nawe njye na mama aje imbere yanjye ubu none aha namubabarira namubabarira ni ukuri kw'Imana njyewe nzababarira umuntu wese wifuza kwicisha bugufi nunamubona rwose ukumva niba bishoboka ari icyo twakora rwose njye nzamubabarira rwose kandi nta kibazo kandi ejo bundi nyine uzangaha ukaganira na Karine na umwari urambabarira nari ndi mu cyumba nari meze nabi nta kintu na kimwe nari gukora kuko bagusoraga mu nzu numva pe gusa byarambabaje nanjye ndavuga se Latifa kuki mumusohoye ati tunagenda ariko nyine numva nta kundi nyine ntawe narenganya nta none nashinja ibyaha pe rwose ibintu nakoze ndabyicuza cyane kuntura umujinya kwabo rero ntabwo najya kubacira urubanza aka kanya ibyo nakoze nibyo biri kungaruka ariko oya rati ntibikakakugaruke rati ntibikakugaruke kabisa nta muntu n'umwe uzigera guhotera ngiye mari ngiye musaza ndagukunda rati genda ujya gukaraba sheri sibyo genda ujya gukaraba uruhuke wumve ko nta kibazo na kimwe nta n'icyabaye muri ubu sibyo koze cyane cyuriza amazi se nze kuvukanda oya umwari arabikora nta kibazo basi ubwo basi tuguremo ibijumba 2 wime kuko njye singi ukunda ariko nubwo kwivisha gutyo hari umukobwa ajya kumbwira ko ukunda ngo wapfiriye aho nkumva ninjye nyine byose wabigwishaga kwa njyewe ntabwo nkundaga singi uvuga ko ukunda cyane nzi ko yasubijemo ariko Matibo reka nkubaze yego ibyo ndabyibuka pe njye nari mfite umutima ukunda umutima w'urukundo rwose wakundaga nde kandi ubwo wahora guseba yangwa ku bwawe ninjye wakundaga cyane iyi none se wakumishukanye ku rukundo ariko urukundo ntirugihari ibihe turimo urabona byo gukundana nta bitekerezo mfite byo gukunda sinkireba abakobwa beza aho banyirukaniye ibyo byabaga twishimye twariye twavuye twahaze twijuse none wowe
ndashonje ndumva inzara itemamara ngo ndagukunda kuko turabaho gutema matibori rero reka nkubwire yewe rwose nabayeho ndumwe baho mu buzima bukakaye ibi ni byankanga nako rwose genda umuntu w'umugabo njyewe ndi umukobwa banamfata ku ngufu n'injoro bigeze ntabuzi n'umunyahano ndara nose urakomeza unkurikire nuzabona ndi bujye hehe nagira ngo uri kujya iwanyuta ariko shabaye uri umugome baye nugukubona gusa uvuga burya ugira umutima mubi burya n'ijya uri kugenderaho none se none ndi bujye hehe ibyo urabona ngana he ndabizi se ngo umugongo karimana koko yakutweretse basi tugahura wenda no mu nzira ariko uzi ko akabi gasekwa nk'akeza koko ubonye ukuntu cyari kiri kwigira yipfishagura kuri birasa nk'umusaza wanjye ngo ngukumbuye n'ukuri mubizi nyewe ariko disi kandi azi ko ari mu mufitiye ubu rero yabonye nagiye kumuzana kwa muganga agira ngo ndamukunze shayibebeje yeze uceceka avuga gake kamubwiza ukuri sureba ratifa ibyo yikoze igihe cyose reka mubwiza ukuri iminsi bavuga ngo 40 cyo nzi cyo igiye kumugereraho mugereyeho disi igiye kumugereraho iyo kintu kiri kumbabaza n'ukuntu yakubwira ngo umwango n'ukuri Imana guha umugisha ngo numva mise nkira ngo wajya ngo nta n'ikintu narirwaye ngo ukikura no kwa muganga narakuntu kishe kiri kwizera tuvuye kwa muganga cyegerana mfata akaboko kafatwe mubwiza ukuri baretse sureba ratifa azira ngo yadukiniye umutwe ngo turebe ibicucu ntago azi ko ari twe twawe umukino Latifa akwiye kuryozwa ibibi byose yagiye adukorera umwana zamuwe zawe imuhwe ndavuga ngo bangize mubi ku buryo azijyana gutya imbere y'ubutabera pa akayijyana niyo naramushyiramo ikiziriko umuri inyuma ashobora kuzagera imbere y'umuryango agaca nkarira wa mushoreye ngo arijyanye uzamujyane umwinjizemo municarane wenda yicara imbere yawe umureba kandi azi ko tumeranye neza uzaba umuherekeje azajya ngo amuherekeje ukamubwizwa nuko yagize amahirwe nkaba ngira umugabo w'umwana mwiza umugabo uca bugufi birasa nawe arakabye ukuntu aba yamufashe yeriga nta n'isoni akanamwemerera ashaka kumutetesha ubonye ukuntu kiri kumwigiraho numvaga nanjye ufata nkakiniga biriya bisatsi nkabikurura nkabikuraho ngwicara ariko ntabwo wamurenganya kuko wamugana agiye kugaragaza ibyo ngibyo nawe yahita avuga ati ba bantu burya harimo urwango niyo mpamvu wabonaga nawe yateteshaga none agira ati cyakora mva ngeze ko yabyawe na Dome buriya baranasa none n'imitima nimwe none se ubundi warabona uruyuzi rwakwera umwumbati nyine rwera nyine uruyuzi umwungu ariko Latifa manisha ndishi none se my love my sheri ibyo bivuze iki mu Kinyarwanda nyine wa njye ndagukunda nuko Imana abona kamufungiye neza se ngufungire neza abageta nyamureka mva nyine mubwire uri kunkuraho nkumva iby'inzara biragiye mu mutwe nkumva ari utuntu turi kwirukanka dukomeze twirukanka ubanza ngo tumwereka ariko ko ikibazo ari urwemero yigeze nyaguha turi kugana mu murwa mukuru da fatubugemo mva nyine none se ari amagana abiri wayamaye nkakuganiriza nkakubwira akantu keza koko ariko nyamara rwose wa mukobwa we mbere yo kuza ni gutera ubushagarira wakarine wakoraga ikira wari indaya kararuhinga buretse gato sheri kandi nyamara niba ari 200 ushaka ntongeye kunkuraho da urakoze sheri ako se sinakubujije my love yewe ntanagusoma nuwo gusa wigize ikigori nuba nagusoma nanakuyambira twanajya nuza muri itonde rikujyahe 200 yanjye utwaye se uzingura yajyana gutyo gusa none se urandi uhamagaye sheri bahena ndagukunda ikirenga kuri icyo bahena sinongera kukurikira kandi ugenda ubwo ni wowe uzi ugana rero nabuze n'uburyo umvaho kandi koko nibyo ntugaruke inyuma ku bwanjye Latifa nizere ko noneho iyi nzu azayisohokamo ari finale ariko biriya bintu bakunda kuvuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi uzi ko bifasha iyo nzana byanjye byo kurakara bahita mvuga ngo reka mwereke umujinya siko Latifa atari kugaruka hano birasa kurusha uburyarya wowe ntabwo uzi kwihishira no guhita wivumbura ugahita uvugisha ukuri arega urandenganya kara reka nkubwize ukuri uzi ko ubugome ntabwo nari nzi bura nubwo mfite nabwigishijwe na Latifa
uzi ko ari n'ibintu mbakorera ngiye nkumva umutima urandiye kuko ntabimenye ukumva wakwigarura ukabagirira nkumva ariko nareba ukuntu bo ubwabo nta mubi batugirira sasa wowe barazikugirira ese abantu batagirira impuhwe umuntu bita ngo ni musaza we ngo n'umwana we ngo baranamwonkeje mama we yaramwonkeje ariko akamukora ibintu nka biriya ubu njyewe bamenye kwera birasa urinde urumva urinde imbere yabo we kuba bumva banakumira bunguri niyo mpamvu rero nabo reka babanze baryozwe ibyo bakoze nabo bicurize muri gereza ku buryo wenda nibanagira chance bakayisohokamo ntabwo bazongera gukora ubugome agize amahirwe se Dami nawe azakira kubera Imana urumva kandi ndise ubushaka kakira njye mashaka kakira ariko ntakire ngo agende nashaka zatorongere nazagaruka oya ibyo ntabwo ari ibyo turongera oya na Latifa yazamubwira Latifa oya reka bazakomere hamwe mu cyumba kimwe nyine bose basubirane mu bicaye barebana yakumva ko batari kuvuga se burako yabebeje aziko mugiye kumushyira mu gitanda cyiza karyamo kara jya gushiririza amazi Latifa ture ko yagarura agatege hanzemo umwena yaje iri muri firigo yego Maka si wagiye da Maka sorry Maka naho hari yagiye ku kazi usurinda ko nakuze twamanarisa urishari wa Maka ya Maka ni inshuti yanjye inshuti yawe ko nakuze mu nshuti ze se ubwo rero uje gutesha umutwe musaza wanjye reba ukuntu wambaye reba ukuntu usa no musaza wanjye n'umwana mwiza twarakuranye ntabwo yakunda umukobwa nkawe usa gutyo waje butuntu wambaye ari kureba amabere ari hejuru reba ntabwo umusaza wanjye akunda umukobwa w'inshizi nkawe never ubwo waje kumwibambazaho uza kumwikururaho no nukuri turi inshuti bisanzwe inshuti za Maka ndazizi kandi nta mukobwa ugiza hano ntamuzi nta mukobwa ugiza hano atamenyesheje none ndaje musaze mu nzu musaza wanjye adahari nubwo atakubwiye none niba utarishira musaza wanjye ukaba ari inshuti bisanzwe nkaba nakuze mu nshuti ze kandi akaba atambwiye mbere y'uko uza ndavuze ngo ugenda uzinga ibikapu byawe none aha nkubona usohotse none ariko my God. wese kunyirukana ukananse umugabo wawe twavuze ko ahurira hano ngaho imbere n'umugabo we nkambara atari kuza urasubira ndi kumva uri kuza ko murasi ushaka ko tugomba ahubwo banza wumva ntabwo tuvugana igihe cy'amafaranga isa bimeze bite salama bimeze neza ngaho twe twakubuze yego dore nyine nahuye n'uyu mutipe afite boro nk'uko yabikubwiye ndavuga ati kuko nzi ko usanzwe uzigura reka nyine munyizane n'iyi ntigucike cyane ko ndeba noneho warusohotse nta n'imwe ufite imwe nyine dore ngiye ahubwo se yatangaga imana imwereke no kasike ni bori ishyushye kabisa ahubwo mbwira uri gutanga angahe mbona ufite kasike imwe wundi we vipu ubundi buri mu kazi murayigurisha turi kuyigurisha se sinabikubwiye si cyo tangahe se yawe turebe ntize turebe kamasa abanyarwanda sigaho umuntu ubu tuvuge ko atari kureba no oya mbwira impamvu
eshatu zonyine zatuma atari kureba ino kasike gutya yamweretse nambwire kuntu atayirebye niyo tayirebye nyine si wowe vuga amafaranga uyu nguyu nta gahunda afite ikibazo kiri nyine muharebe niba yari icyo ese undi urayinenge urabona atari ubu cyashya ngubu kari kuri moto nyinyiriho ubuse yirukanse aramufata mbwira uburyo butatu yirukanse igihe namufata ahubwo natubwira amafaranga duha uratanga ngayise banza umubaze niba akuzaniye ku muguzi w'igisambo ariko ndamuzi nyine naribi wowe muharebe ariko nanjye nayirebye naribi murashaka ngahe ahubwo uri gutanga ngahe subize ko kasike zuri nyine nawe ugereranyije ayo wayigura twirengagize ko none si kasike ari cyashya iyo kasike rero ni amateka maremare kandi niyo nyibutsa arambabaza no papa kera ari umumotari byaba ngombwa ko mbikubwira wambaye amafaranga akigendera papa nyine ni ya papa tu papa kera nawe yari ameze nkamwe nyine agurisha moto akazi ko umumotari akavuye amatsigera kasike mwenda yigurisha sigara niyo ngiyo yindi iyi kasike ushobora kumbwira uburyo wayibonyemo iyi kasike ushobora kumbwira uburyo wayibonyemo ni ya papa ni ya so yisako ndazi ushaka kubirakariramo bimeze bityo ikibazo ni iki sinakubwira ngo uyu muntu ikibazo ni ikihe ko nde ushaka kubirakariramo ikibazo ni ikihe ase yisa wowe ikibazo ufite ni ikihe wowe tukuzaniye kasike urayigura cyane uyigura bireka ibintu byinshi ndebe utangiye kubirakariramo nta mpamvu mbere yo kumpatiriza kugura iyi kasike ni yanjye wamwumvishe iyi kasike nayibuze mu gitondo nzanye wa musaza papa mwari kambanze yo nkubwire ureba hano wowe ibyo uvuga ni ukuri wowe natanyishyura uranyishyura none se wamishiraga iki waje hano bizi humura maka yambwiye just nashaka gutizinga gake ashaka kunyuzura ngo ndebe ukuntu bifata cyakoze uri umwana mubi suzwara ni ubwoba none se urumva wowe wazi kwisazura ngo uhite umbwira urumva ndashatse kugira ngo mbaze ndebe kwihangana ku kuntu kungana ndebe reaction zawe Maka naho hari yagiye ku kazi rero I know yari yambwiye ko uri hano nabuze rero reka nze nibwo buryo ngiye nsuhuzanyamo ariko ntabwo nabamenye ndashobora guhamenye njye mushiki wa Maka yes nice to meet you. Nice to meet you too. Oh God. Sorry ko nari gucanganyije mukuntu. Shara umwana mubi. Ntabwo nyine umeze nk'ukuntu Maka yakuvugaga. Ntabwo nakizera ko wankora bino bintu. Shamaze ntabwo ndi umwana mubi. Just nashatse kugucanganyamo gake. Amakuru se. Shanimes. Oh, that's nice. Isa makuru. Nanjye meze neza ngubu akazi nari ndiho byabaye ngombwa ko nkavaho then ngubu hari utuntu nyine namaje kujya gutunganya nk'amadokima runaka kugira ngo nsige ibintu byarenginze neza bitazabagora nyuma yuko mavuye nibyo mvuyemo niyo mpamvu umeze iminsi itari na yes niyo mpamvu ariko muri iyi minsi noneho ndahari nyine nanjye niriwe hano nk'uko ubibona ndi kwirebera filime nari namaze guteka ntoki n'ibyombo niriwe hano irungu ryanyishe nabuze ikindi kintu nkora wanatetse ndayibura uramutse ushaje merci ni ukurura umwene mwiza ntabwo ushaka kurya ariko hari amata yaba atarahari kanjye kunywa ku mata gusa ndakwishimiye tu uko nakumvaga nuko nkubonye perfect wari umwana w'ibiti umusaza wageze guhitamo neza ngaho Kene nawe kubwiye ngo nitumaye kasike yanjye atarama amafaranga twumvikanye n'igiciro ni nawe guye ngo yifate ubundi yumuhaye ute ariko umuntu ni gute agura ikintu atarebye ahubwo we niba asanze ariye ntabwo nayimweretse gutya kasike nkayimwereka ndetse kuyimwereka ubundi kuba yifashe ni ikimenyetso cy'uko nawe ushobora kuba wagiye we tuza mwumvikane papa yamaye kasike na fagitire y'amazi bwagiye umubazi ko afite fagitire papa yarapfuye nibyo rero ibyo uvuga ni ukuri
ko umuntu ari kurira amata atanyishyuye. yawe Kasike ni iyanjye ko ari njye wayibona nyari undi muntu wigeze ubona. Uribuka amagambo wambwiye kare? Uribuka amagambo wambwiye kare? Uretse ariko nyine wetu oya ahubwo batanagukubita urebye nabi. Tuza agenda gake. Umuntu afashe ibye ugize amahirwe nta soko rikuyemeyeho none ashaka no kumwitambika. Nagucisha mu ipine sura bigenze. Amafaranga urasigara wikaraga. Amafaranga yawe ariye kubyo wibye. Rata niba ubona ari ibyawe. Nese upapa umwari urwo ruri kumwambika nibazanye umuntu ntubizi ko yari yararwaye. Niba mwari se twagiye kumubaza tukabubaza niba njye ari kasike yama. Tujye kumubaza tumuze niba njye ari kasike yama. Uragenda tugenda twijyanye. Yego ntugaserere ibyo abandi. Tugenda twijyanye amereze kasike. Wetuza n'ubundi nakira hose barakorakoraga nubwo nabikubwiye ukiraza Inyanza. Nigeze nkora ku bintu by'iwanyu. Byari ikintu cy'iwanyu nigeze nkora. Rata wituma rubanda rugucishamo ijisho. Rata ubwo rushaka ni muri kumbwira bino byumbati. Ikiza nuko kasike yawe ibonye. Nubwo ngiye nkoreye ubusa. Ariko se wowe tuza ugize amahirwe ntabwo ruteje rubanda. Ese ko muri motari wari gucana motata amaye byanyu. Reka mbareke ibyanyu simbi. Niba shaka bagufata mu ijosi n'ubundi n'ubukoze. Amaye kasike yanjye mota. Biswara. Baruneshe. Papa se ko yimari fagitire yigezamo. Umva rero nkubwire. Byaba na ngombwa niciye kuri rino pisho. Ariko ntabwo washika. Yewe. Ngire ko narwaye. Narwaye. Ino moto ndayijyana moto. Ino moto ndayijyana. Moto rama kasike yanjye. Moto rama kasike yanjye. Moto rama kasike yanjye. Bitonde. Amaye kasike yanjye. Aho ngire ubigire. Harya witwana. Unjye gukubugera. Basi. Nuko ye mani igihe utuzi ushyira agapira hasi ntonya nciye bahita niba se ari iyawe kuki wemeye ko ayitwara none se uje gutanga itangazo yego ngasi ibeshye nahita dore ngo yaragarutse ndebe ko umukira ibyo wakwigira uricara se urwaye umugongo ngo tubimenye nyamara bazakujyana iwawe naho ibyawe ntibyoroshye. Salama boss. Wandebeye? Nakurebera iki sabaye iki? Abaye iki ko wari ugiye nanjye ngiye kwicarira hano. Nimba uwo wanjye yarapfuye. Nkabona ari ngiye kwigurishiriza kasike yanjye. Ngo nimbonere ibiceri nirire. Bona aho ndara. Yawe sikogira moto. Yawe sikogira moto. Wayihamagaye sinjye ribu ndahiti. Ubizi utasabwa nimanye natari muri hasi ahubwo uca ubwenge. Sibyo ko ushobora kuba ufite ikibazo. Cyari muto wikwagiza ubuzima bwawe. Ushobora kuba ufite ikibazo. Mumbwirire. Wenda uri mukuru ari bukumve. We wareze banga. Wenda uramwumva. Allo. Sweetheart. Umeze se chérie. Ni amahoro. Shamba ngubwire rero. Ngira ngo imigambi twapanze rwose ubu none yajya mu buryo rwose. Wa no kuri kw'Imana da. Erega ngiye gaciye navuze ikintu nishyira mu bikorwa. Kare ko ubutinyi. Ibyo byo kuvuga ngo umugore siko nta nubwo nzamara imbere buri byararangiye ninge nawe. None nabi ngo gutinya ngo babahe nango sinzi ngo matibore. Apa. Ubona barengeje igipangu. Wowe nabirukanye rwose. Njyewe ujye umenye ko ndigakire kandi nge ntajya mvugirwa mu gihe. Akareka ko umukozi yananira gute. Agasuzuguro afite ntago njye bakanza naho nakabakuyemo baragenda. Babyemeye. Batabyemera si. Erega shira icyo wavuga cyose ngomba kugikora. Uzi ukuntu ukimara kunyemera ko wemeye ko tuzabana byanejeje rwose ubu numva akanyamuneza gahora ku mutima wanjye. Kuri kw'Imana da. Wowe igisiga ni ukuzana imyenda yawe n'ibikoresho bye byo ufite mu rugo ukaza ukimuka tukibanira. Nikizaba nzaba mu muti ngiye gakira rwose. Yamanye hakuru cyabaza Karine. Kandi no mwihoreye naramwibagiwe. Kandi wasiga nti
gashobora gutsinda ubuzura aha ngaha byararangiye ntacayise oke ariko wagira ubwoba koko sheri ngwino cyane rwose ngwino mukangiye kohereza amafaranga kuri telefoni ushaka modoka washaka za modoka kakadayansi ko kwimura cyangwa ibintu bimwe bibitse uzane imyenda yawe ukeneye ibintu tuzabigura cyangwa ubigurisha amafaranga azagufasha mu tundi turimo kwikora amasuku imisatsi n'iki sheri ndagukunda riga ibaze ngewe navuye ngo ngewe nawe ngo tugiye kubaho neza cyane rwose buze rwose utuje nta bwoba ntaki ubu gipangu rwose kirimo ngende ndidegembye usanga nakwiteguye rwose aha ndakwizeye wowe nta kibazo rwose wowe uzana ibyo ushoboye nawe uzakoresha uzakenera amavuta imyenda yo kwambara utuntu twa hafi na hafi iby'ingenzi nzabigura ibyo ubona kandi bikuremereye ushyire ku isoko wabigura abaturage hanatse ko ibintu bihari haguze karato usangira ibya nimugoroba rwose sinyiri burote rwose ugeze mu gituza cyane ukavuga uti rwose niwe cyaremewe sawa rero ngo ndagutegereje ariko Tony ubu urukundo nagukunze ukiri muto ukiri umukobwa muto tukabyarana nubwo ari uburyo bw'ibanga Karina atabizi ubaze ko yihango nakibagirwa ubuse Karina n'umwana dufite ni imyaka tubanye cyo kwirwa ntera zanje ngo n'iki byose we nashanda huru umuroho narushye sha uwo ni karibu rwose sawa ndagutegereje ubwo ngubwo ndumva mpamagara ko wagurutse sawa sheri very good mwana njyewe nashaka ko tuvuga ko ufite itatsi n'umunaniro ntabwo wareka tukazabivuga ejo cyangwa tukabivugira mu cyumba hari icyo byaba bitwaye ntabyo nkeneye kuvugira mu cyumba ndashaka kubivugira aha ngaha ese ni ibintu bireba nkahirwa ku buryo atari ibintu twakwicara nyine nk'umugore n'umugabo mu cyumba tukabiganira. Hirwa amaze gukora, Hirwa ufite imyaka 20. Imaze gusaza. Amaze gukora bihagije ku buryo wakwicara tukaganira kandi ubu ngubu wanatugira inama, sibyo? Ubu rero hari icyo nshaka kubabwira, sibyo? None hasi cyangwa uzakitubwira ejo. Papa Hirwa ihangane nkivuge byaba bikubangamiye byaba bitakubangamiye nta kintu na kimwe bimbwiye, sibyo? Icy'ingenzi ni uko mvuga icyo nkeneye kuvuga kandi umfashe dushaka igisubizo cy'ikibazo kugira ngo dukomeze ikibazo. Nta kibazo, sibyo? Hirwa ntukuze nturi umugabo, ndagira ngo ugire inama papa wawe kandi nanagutegura wakire yuko ufite undi muvandimwe. Ngiki? Yewe, Iso afite umwana yabyaye. Ubwo mwana yabyaye gute se? Afite umwana yabyaye ntabwo gusobanura. Mwana? Ibintu uri kuvuga. Hirwa, papa wawe yabyaranye umwana na Munyana. Shavura imanera kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanera kosi
تقدري هنا صار